reka kugira ngo naza kujya kurera mvuge n'izina bakavuga bati tukasuka tukana kuri Twitter kakora amavideo batukana kumva bakavuga ngo izo nzego zose zikoresha abantu bakunda kuvuga ibyo bishakiye ku social media. Ari ikintu kitwa defamation cyangwa diffamation mu Gifaransa cyangwa gusebya. Ari abantu bavuga amagambo menshi tusigaye dushaka ibyaha mu mategeko ya cyber crime law kugira ngo abantu bakoresha nabi social media bahanwe. Ariko mu by'ukuri defamation cyangwa gusebya cyangwa kuvuga amagambo atari byo rimwe na rimwe biratugora kugira ngo ukure mu icyaha mu rwego rw'amategeko. Ariko mubwire nashaka ko very clear mubwire yuko ngo iminsi ye turimo kwibara gutya nakomeza azogwa mu cyaha kandi nako tuzabura ukuntu akurikiranwa. Kubera ko ukigorwa no gukodesha inzu wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga, bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etage ya mbere. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa gushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'amaccessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07 no kuri website wa@futuremobile-store.rwa. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ndashaka kubaza ariko nishimiye cyane ko isi yatubwiye ko hari igiye gusohoka wenda turabona n'umwanya wo kugira ngo no gusasa inzobe. Hari bikunze kuba zikata mu gambe n'ibikibajije, ariko natwe abanyamakuru ntabwo turabona igisubizo. Reka kugira ngo naza kujya kurera mvuge n'izina bakavuga bati tukasuka tukana kuri Twitter kakora amavideo batukana kumva bakavuga ngo izo nzego zose zikoresha. Hamwe nise koko koze simati y'inzego zo mu Rwanda, y'inzego hari n'inzego za polisi, aho umupolisi cyangwa umuribu aramusamohote nzi neza yuko nakitaza urwego karakanganira. Iyo ubwego hari bugumba yuko hari umuntu uhora Wewe munini gukora ribu wese ribu kigenza ibyaha twabyanditse. Theo yavuze Theo nashanga reka ngwe butumwa. Theo nashangwe butumwa ubwire uwo muntu
umva yuko ngo ni inshuti yacu, arumva yuko ngo ashobora gukora ibyo yishakiye, avuga ibyo yishakiye kubera ko ari inshuti yari nta nshuti ngewe, ngo ntabwo ari inshuti yanjye. Reka banze bibe very clear, kandi nta muntu n'umwe ujura amategeko. Niba ushaka kuba inshuti yanjye cyangwa inshuti ya Libe, ugomba kubanza kubahiriza amategeko. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, mu gihe Terry ataranyuzuza, nashaka yuko ngo byumvikane neza yuko ngo abantu bakunda kuvuga ibyo bishakiye ku social media. Ari ikintu kitwa defamation cyangwa diffamation mu Gifaransa, cyangwa gusebya. Ari abantu bavuga amagambo menshi. Unfortunately, malheureusement, nuko mu myaka ishize icyo cyaha cyabaga mu mategeko y'u Rwanda, ariko ubu ngubu icyo cyaha bakivanyeho. Tusigaye dushaka ibyaha mu mategeko ya cybercrime law, kugira ngo abantu bakoresha nabi social media bahanwe. Ariko mu by'ukuri defamation cyangwa gusebya cyangwa kuvuga amagambo atari byo, rimwe na rimwe biratugora kugira ngo ukure mu cyaha mu rwego rw'amategeko. Ariko mubwire, nashaka yuko very clear, mubwire yuko ngo iminsi ye turimo kwibara gutya, nakomeza azogwa mu cyaha kandi ntabwo tuzabura ukuntu akurikiranwa, kubera ko ntabwo dushaka kwemera yuko ngo akomeza gukora ibintu ngibyo, ariko ntabwo ari inshuti ya Libe. Ibyo ngibyo ndabikwizeza, ntabwo ari inshuti yacu. Twebwe inshuti yacu ni abantu bakora neza, bakore mu buryo n'amategeko, kandi baduha amakuru mu buryo bwiza. Ikindi kintu ngiye kutindaho gatoya ni babandi bajya muri rehabilitation center. Reka mbivugiye mu buryo bwihuse kandi neza cyane, mbabwira yuko nibyo koko ari abantu banyura umujyi tujyana muri rehabilitation center. Ni bande? Ari byo tugenderaho. Cyambere ni dusanga ari bo bwa mbere afatiwe muri cyo cyaha, turavuga ko niba ari bo bwa mbere, reka tumuhe amahirwe. Nitusanga nta kindi cyaha yakoze amaze kunyura umujyi, nayo tumuha amahirwe. Nitusanga abisabye akicuza akabisaba ubwe ngo ni ukuri mumfashe, narye kuba imbata y'urumogi y'ubuyobozi, ariko nashaka kubivamo kandi ifite ubushake, ubundi ni victim y'abantu batugurisha urumogi, uwo muntu nk'uwo cyangwa abantu nk'abo tubaha amahirwe ya nyuma. Kandi amahirwe tubaha ni rimwe gusa, kandi fayiro zabo ntabwo tuzishingura, oya ziragoma zifunguwe, ku buryo nafatwa bwa kabiri arafatwa, akorera dosiye, ajya mu rukiko. Ndashaka ko ibyo ngibyo bibe very very clear. Ariko umuntu wese ucuruza, abo bantu ni criminals, bica abanyarwanda, bica abana bacu. Abo ngabo ntabwo tubajyana muri center cyangwa muri rehabilitation center. Reka nizere ko icyo kisubizo nubwo nakishuje nihuta kirasobanutse. Benshi reka mbabwire nuko mushobora kuba mutarabizi, abo tujyana benshi n'abana, kandi abana bacu no kuri benshi urasanga ni victim y'aba bandi bagurisha urumogi, babandi bangiza abana bacu bajya gucuruza gukora urumogi. Ariko mu rwego kubafasha, cyane cyane ko aribo bwa mbere, abo ngabo turabajyana mu ziriya centers, barabafasha. Benshi kubera ko statistique turazifite, benshi bavayo urasanga babaye abantu bazima, kubera ko n'ubundi babisabye bagenda, tubajyanayo babisabye, urasanga bavayo batakiri addicted. Ariko ukoze ikosa gusa ukagwa mu yo cyaha wa kabiri, tukora dosiye turakujyana mu rukiko ukabihanirwa. Uko nabivuze numva fandi byinshi yabisubije, keretse niba ari kindi kintu navuze nacyo ndagisubiza. Utikanga ari kindi kibazo ngomba gusubiza byari byo gusa. Asante Fande, mu by'ukuri ugeranyije
yayise porunogarafi ariko ubwo wenda turabifata muri rusange amashusho y'urukozasoni ubwo ngubwo birumvikana ni amashusho yose adakwiriye kuba ari ku mbuga nkoranyambaga. Hari igikorwa nuko hari ubukangurambaga bwo icyambere kubwira abantu kutayashyiraho, ariko hariho abagerageza kuyashyiraho bihishe inyuma y'imbuga nkoranyambaga za catfish, aho adashyiraho izina rye, adashyiraho, ariko ibyo byose igikorwa nuko birwanwa, aho bigaragaye birarwanwa, ufashwe agakurikiranwa, kuko byonyine no gushyira ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo hari n'ikindi wenda no kubuza abantu kuyahererekanya, kuko itegeko rivuga gukwirakwiza harimo guhererekanya, umwe ayisharinga undi ayisharinga undi, birangira uwo nawe aguye mu cyaha. Ikigomba gukorwa cyane nuko aho bibonetse dusaba ko n'urwo rubuga barufunga bikavaho, ariko haracyarimo na challenge. Yavuze wenda ku bijyanye n'amashusho haracyarimo challenge n'ababivuga mu magambo. Hari challenge hanze aha ngo harimo abavuga ko ngo babigisha, hari terme bakoresha ngo sexual reproduction cyangwa se ntabwo indi tamu ije neza. Haracyari challenge y'abavuga ko ngo babigisha abantu imyitwarire, ariko ibyo ngibyo wabivuze mu buryo buri mu buryo bwa bundi imbwa yahamagawe mu izina ryayo, abo ngabo ntabwo bitinda kuri social media. Ibyo iyo bigaragaye usibye guhanwa no tumusaba nuko abisiba bikavaho. Murakoze afande. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner.